Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Ndagusuhuje nkwifuriza amahoro y'Imana. Ndagusuhuje nkwifuriza umugisha w'Imana. Kuboko kwiza kw'Imana nikuboneke ku buzima bwawe. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. None turi ku wa kabiri, itariki 2, kwezi ni ukwa gatandatu, umwaka ni 2026. Byuka urabagirane y'uyu munsi, Imana intumye kuvugana nawe. Imana impaye ubu buhanuzi ku buzima bwawe ngo nkubwire ngo ije kugaruza ibyawe wariganijwe. Hari ibyawe wambuwe, hari umugisha wawe watwawe. Hari abantu bajya baba mu buzima, ukabaho mu buzima ugakora, ariko ugakora hagahembwa abandi, ugakora hagashimwa abandi, ugakora ibyiza ntubishimirwe. Hari abantu bajya babaho baratwawe inyenyeri yabo. Imana ije kugarura ibyawe byatwawe, kandi abantu batwawe inyenyeri yabo Imana ije kubagarura inyenyeri yawe. Nawe Imana ije kukugarurira inyenyeri yawe. Itegure kwakira inyenyeri yawe. Niba unkurikiye none ahangaha, Imana y'amahoro ije kukugaruriza inyenyeri yawe. Genda wandike muri komenti niba ubyizeye, wandike muti nakiriye kugarurirwa inyenyeri yanjye. Inyenyeri yawe yajyawe. Reka nkubwire, hari ubuzima ubayemo utagakwiriye kuba ubayemo. Hari ubuzima urimo utagakwiriye kuba urimo. Ugakora ntibigende, ugahinga ukarumbya, wakorora bigapfa, wakora bizinesi ugahomba, ujya mu kazi ariko ntukagiriramo igikundiro. Bandi barakundwa ariko wowe ukagira icyangiro. Bandi bagahabwa poromosiyo ariko wowe ntujya uhabwa poromosiyo. Mu buzima ujya muri fiyansa, ujya muri dating, ugakundana ukagira gute, ariko bigapfa utazi ikintu kibyishe. Ugakundana n'umuntu mugapanga ibintu ariko ibyo bintu bigapfa. Iki kintu kiba kibikora, hari imbaraga zabaye ku buzima bwawe zinyuranye umugisha wawe. Umugisha wawe waranyuranyijwe, umugisha wawe warajyanywe, umugisha wawe waramizwe, umugisha wawe barawukwambuye, bakwatse umugisha wawe. Hari ubuzima ubayemo utagakwiye kuba urimo. Ndagira ngo nkubwire, hari ikintu abantu batajya babasha guhishurirwa ariko umwuka w'Imana yarakimishuriye. Hari abantu barimo baba mu buzima batagakwiriye kuba barimo, barabaguraniye umugisha, barakuguraniye umugisha, ukaba mu bintu bitari ibyawe, ugakora ibintu bitari ibyawe, ariko nyamara umugisha wawe uhari, wararemewe gukira, ariko uyu munsi urakennye. Nicyo kintu Imana igiye gukora muri uku kwezi kwa gatandatu. Imana igaruye inyenyeri yawe, umugisha wawe ugiye kugushakisha. Umaze igihe kinini wiruka inyuma y'umugisha, ariko iki ni cyo gihe ngo umugisha wawe ugushakishe. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Itangiriro, ibice byaho ni 48. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 14. Haranditse ngo Isiraheli arambura ukuboko kw'iburyo, arambika ikiganza cyako ku mutwe wa Efurayimu umuhererezi, arambika ikiganza cye cy'ibumoso ku mutwe wa Manase, anyuranya amaboko y'abizi kuko Manase ari we wari imfura. Asabira Yosefu umugisha ati, Imana iyo sogokuru Aburahamu na data Isaka bagenderaga imbere, Imana yantunze mu bugingo bwanjye bwose kageza ubu. Marayika wancunguye mu bibi byose, ihaba abahungu umugisha bitirirwa izina ryanjye n'irya sogokuru Aburahamu na data Isaka, bororoke babe benshi cyane mu isi. Yosefu abonye yuko se arambitse ikiganza cye cy'iburyo ku mutwe wa Efurayimu, biramubabaza. Aterura ukuboko kwa se ngo agukure ku mutwe wa Efurayimu agushyire ku wa Manase. Yosefu abwira se ati, ntugire utyo data, uyu ni we mfura, aba ari we urambika ikiganza cyawe cy'iburyo ku mutwe. Se aranga ati, ndabizi mwana wanjye, ndabizi. Uwo nawe azahinduka ubwoko, kandi nawe azakomera, ariko murumuna we azamurusha gukomera, urubyaro rwe
ruzahinduka amoko menshi. Imana itugirire neza. Uyu ni umugabo witwa Yakobo, ari we waje guhindurirwa izina akitwa Isiraheli. Uyu Isiraheli niwe ubyara umugabo witwa Yosefu. Uyu Isiraheli, Yosefu avukana n'abana 12. Imana itugirire neza. Inkuru za Yosefu murazizi, ntabwo ndi buze kuzigarukaho. Yosefu rero nawe yaje kubyara abana 2, abyara uw'imfura witwaga Manase, hari n'umuhererezi witwa Efurayimu. Imana itugirire neza. Igihe rero kiragera, Yosefu ageze igihe cyo kugira ngo abana babaheshe umugisha, ariko abashyira sekuru kugira ngo sekuru abe ari bubaheshe umugisha. Ndashaka kukwereka iki? Ndashaka kukwereka yuko hari umugisha wawe wari warariganijwe, bari baranyuranyije umugisha wawe, wari warahinduriwe. Hari igihe uhindurirwa ibyari kuba ibyawe bikatwarwa n'abandi, ugasanga akazi kagombaga kuba kawe uragambaniwe, akazi kawe karatwawe. Hari n'igihe ugambanirwa ugasanga neza, ugasanga ibyo wakoreye si byo baguhaye, baraguhinduriye. Iteka uhora ubona ibisa n'ibyo wakoreye, iteka ugahora ubona ibisa n'ibyo wari ukwiriye kubona, ariko ugasanga ibyawe barabihinduye, ugasanga ibyawe barabirunyuranyije. Ukabaho mu buzima, ibintu byose nta na kimwe ukora ngo cyemere, ibintu byose nta na kimwe ujya ujyamo ngo gikunda, ibintu byawe byose ntibyemera, ibintu byose wiyuhukuye ugakora, ariko uzi gukora, uzi ubwenge, uri umuhanga, ariko ibintu byawe ntibigaragara, ntibiboneka, ubisonzeyemo, ubikeneyemo. Impamvu umugisha wawe waguraniwe umugisha. Imana itugirire neza. Uyu rero Yakobo ari we Isiraheli, ngo bamuzaniye Efurayimu na Manase. Manase niwe wari mukuru, Efurayimu niwe wari umuhererezi. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana itugirire neza. Niwe wari umuhererezi. Imana itugirire neza. Efurayimu yagombaga guhabwa umugisha w'abatoya, w'abana bato. Noneho Manase agahabwa umugisha nk'umwana mukuru mu rugo, agahabwa gutwara umuryango wa se, umugisha ukomeye. Ariko ngo sekuru abagezeho, ngo anyuranye amaboko abizi. Bibiliya iravuze ngo anyuranye amaboko abizi. Imana itugirire neza. Hari uburyo abarozi banyuranyije umugisha wawe, banyuranyije amaboko y'ibyo wagombaga kubona. Wavutse mu muryango ugomba kuba umuntu ukomeye, wize amashuri ugomba kuba umuntu ukomeye, ariko abarozi bakubakira ibicaniro byo guhindura umugisha wawe. Hari uburyo abarozi bahindura umugisha wawe. Umaze igihe mu bintu bidasobanutse, impamvu wahinduriwe umugisha. Haleluya! Wahinduriwe umugisha. Habaho ikintu cyo kugura umugisha wawe, ariko Imana y'amahoro ije gukora ibikomeye ku buzima bwawe. Imana y'amahoro ije gutesha agaciro imigambi y'incakura ku buzima bwawe. In the name of Jesus. Imana y'amahoro ije kurema ikintu gishya. Banyuranyije umugisha wawe, ariko Imana y'amahoro ije kukugarura mu mwanya ukwiriye kububamo. Ndagira ngo unyumve neza. Imana ije kuguha umugisha, Imana ije kukurwanira urugamba, Imana ije guhagararana nawe, Imana ije kuba mu ruhande rwawe, Imana ije kugukorera iby'imbaraga, Imana ije kugukorera iby'ubutwari. Nubwo banyuranyije umugisha wawe, ariko ikindi cyo gihe inyenyeri yawe iragarutse, umugisha wawe uragarutse. Imana irakurenganuye, Imana igukuye ahantu maze igihe uzirikiwe, Imana igukuye ahantu maze igihe uhambiriwe, Imana igukuye ahantu maze ibyawe byapfiriye, ibyawe byangiye, aho ibyawe byananiwe gukundira. Aho ngaho ni Imana ije gukora, ni Imana ije kugendana nawe. Oh my God, Imana itugirire neza. Imana ije kugendana nawe. Ibyawe bimaze igihe, hari ahantu bizirikiye, hari ahantu byapfiriye, hari ahantu bihambiririye. Warariganijwe, wasabye akazi uragatsindira, urariganywa, kabona abandi. Ugerageza kujya gukoresha mariage, umugabo baramugutwara, urabengwa, ugira igisuzuguriro, ariko ibyo ntibizongera kubaho. Wubatse urugo, haza undi mugore kujyana umugabo wawe, ibyo ntibizongera kubaho. Ntawe uzongera gutwara gakondo yawe, ntawe uzongera gutwara umugisha wawe. Imana igushyizeho igitinyiro, kandi Imana igushyizeho uburinzi, Imana igushyizeho ubudahangarwa bwayo, kuko ari Imana ishobora byose. Haleluya!
Mana ndagushimye ko ushobora byose, ndagushimye ko uri umwami w'abami, ndagushimye ko uri umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Mana ishobora byose, Mana ya Aburahamu na Ishaka na Yakobo, nyemerera nyaguhora ku ngoma. Imana ukora ibikomeye ku buzima bw'uyu muntu, uyu muntu umugirire neza, uyu muntu umubambira amahema, uyu muntu umwibuke, uyu muntu umwimane, uyu muntu umurwanirire mu izina rya Yesu. Mana hari abantu bariganyije umugisha we ariko ngera uwugarure, hari abantu batwaye inyenyeri ariko iyo nyenyeri ndayigaruza mu izina rya Yesu. Reka uha abantu bawe umugisha, wavuze umugisha, iyo uvuze umugisha ntabwo ujya wongeraho umubabaro. Urakoze Data kuko uzi ibikomeye, icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina ryawe rya Yesu Kristo, amen. Imana iguhereze umugisha wowe ugiye gushayaringa buno buhanuzi, shayaringa abantu 5, ukibashayaringa Imana ikwibuke, Imana igarura ibyawe byari byarapfuye, ukibikora wakira igitangaza. Kora subscribe niba utarayikora, ukiyikora umugisha w'Imana ukubeho, kanda like, comment yawe yo ni ingenzi. Imana y'amahoro ikugirire neza, ukuboko kwiza kw'Imana nikugumye kuboneka kuri wowe. Byukura bagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Shalom, shalom.